ribu we ribu harandima ya mpano yongeye mwitegure kwakira abandi bantu kuko ya mpano mukanya namara kumenya ko hari ukuntu nyine niki arongera aze kurega. Gende mu bantu barwanya hano ndavuga ntuyu muntu yabaye victime, ariko my question is inzego nukuri kw'Imana turatabaza turatabaza ngibyo nabonye bishobora kuba bidakabije, ariko ibiza gukurikiraho bizaba bikabije. Ibi bintu bizagera naho umuntu abura ubuzima. Ntabwo abari bacu abana b'abakobwa bagomba kuba ibikoresho byafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa abandi bifitiye ibibazo byabo. Ntabwo imibiri y'abana b'abakobwa ari ibikoresho. RIB n'abandi bantu bari mu kunyumva hano, aya mashusho turi kumwe, aya mashusho uburyo agaragara, aya mafoto uburyo aboneka, umukobwa he has no concern ku byamukorerwa, kuri kumukorerwa. So the thing is, reka bahe ijambo hanyuma ndaza kugaruka. Urakoze cyane kuduvuga. Njye ni ibibazo nkubaza, amashusho wayahawe nande muri abo babiri? What do you mean? Inde mpabwa amashusho nte? None wayabonye ute? Ngira groupe hano kuri groupe, tuba magroupe menshi, nayabonye muri groupe nguyeho ngo P. Fungwa rero abantu bayashyize kuri iyo groupe. Twumvikana ikintu kimwe. Asakim, ntabwo tuje gupratika itegeko hano. Twebwe icyo turi kuvuga ni kimwe, ni iki ngiki. Unyumve neza cyane. Niba tubona hari abantu kugeza aya masaha bafunzwe bazira amashusho ya mpano, ntabwo ngiye gupratika amategeko. Tukabona ibintu byongeye gukorwa n'uwo muntu hatarashira n'amezi angahe. Turi kumwe, turabaza tuti harya nkuko tuzi itegeko rivuga ko gufata amashusho biteme ayimini bitagize icyaha. Turi kumwe, gufata amashusho bitagize icyaha, ahubwo kuyasakaza aribyo bigize icyaha. Mudufashe mutubwire. Okay, sawa Godfather. Wasanga hari n'andi mashusho tutabonye abanziriza ariya amugaragaza we n'uwitwa ko ari umuntu we, habonetse ya kabiri ari kumwe n'undi. Ubwo burwayi bwo kwifata amashusho kanayashyira ahagaragara babyita exhibitionisme. Donc ni uburyo bwo gusa nkaho kuryoherwa kwawe gushingira ku kuba abandi bakubona wambaye ubusa cyangwa ukora ibyo ngibyo ibisamibonano. Ikinyuranyo cyabyo ni voyeurisme. Hari abaryoherwa no kwitegereza nk'amashusho nk'ayo, kuyabona bikamushimisha, bakajya guhengereza muri dusha abagabo cyangwa abagore barimo kwiyuhagira, urumva. So niba rero afite bene ubwo burwayi ntabwo mbizi. Hanyuma ikindi, niba ashaka kuba nka Balthazar akaba afite nka stock y'amashusho y'ibyo agiye akora ntabwo mbizi. Hano nta rubanza ndi buce, ariko ubwo ababishinzwe babyumva. Harimo abashinga amategeko nabo bagomba guhindura bagashyiraho n'igihano ku muntu wifata amashusho, yaba agamije kuyakwiza cyangwa agamije kuyabika. Nabyo bikajyamo byaca ibi bintu bimeze nk'inuza nko kuba nyirabuheri. Ikoranabuhanga ryaraje riturusha imbaraga, riturusha ubwenge. Ikoranabuhanga ryadusanze tutari well prepared, tudateguye neza mu mutwe, none ririmo gutuma duhena mu bakwe. Reka Ignatius Kabagambe ibyanjye nuko nareshaka.
itegeko ryo kuri ya mpano n'uyu munsi nta kibazo afite kuko itegeko rigiye guhiga uburyo aya mashusho yageze ku bantu, sorry n'amafoto yageze ku bantu. Ya mpano ari free, aracyari free, ariko tukibaza tuti okay, reka twemere ni ese iyo basanze nyir'ubwite yabigizemo ari mu kuyasakaza bigenda bite bwana Uswakim? nyine ubwo nabafatwa nk'uwasakaje amashusho y'urukozasoni cyane kimwe rwose nawe ubwe nyir'ubwite arabihanirwa. Kuyafata si icyaha, ariko kuyakwiza cyangwa kugira uruhare mu gutuma kwira ni icyaha nyine cyo gukwirakwiza. Ni bimwe rwose, the same. So ngayo nguko mwitegure, ribu yitegure abandi ba victime. Sinzi nibingibi niba ya mpano nawe ajya kurega, sinzi niba yongera kujya gutabaza, ariko ndabamenyesha ko ya mpano aya mashusho ari hanze. Urukumva nkaba mfite nibihamya ko atari AI. Urukunyumva bwana Uswakim, kugira ngo bitaza kwitwa iharabika 5 kuri 5 monami. Akaba ari nibihamya ko aya mashusho atari AI. So ndabamenyesha ko abantu abajya gusura abari mageragere bafunzwe kubera ibyaha bya ya mpano nibitegure, hari abandi bari buze kubasangayo kuko ya mpano yakoze parte 2. Waha abantu ijambo. Reka turebe abagiye barisaba, basaba ijambo muri sabe turi bahe. Ginashasi na kintu uvuga kuri part 2. Sosiyete yacu yagushishije abantu mu ikoranabuhanga ryaraje risanga abantu bakiri abaturage rero kubabyinisha muzunga yorororo. Nta kibi nko gutunga imodoka ikurusha ubwenge, nta kibi gutunga telefone nko gutunga telefone ikurusha ubwenge. Hari abantu urimo kubona basabye ijambo se Godva ko nababonanye. Ignatius yatinye kwirikira bivugaho cyangwa ntabwo hari, cyangwa byamurenze, cyangwa nta idea ifite, nta nubwo azi ya mpano. Ashobora kuba oya ntabwo Ignatius yaburi icyo bivugaho ndamuzi. Ubura ashobora kuba atari hafi. So ariko yani hafi ahubwo nuko kugira ngo mbashe kugira icyo mvuga nitarura ahantu hondi harimo kubera ibirori mbaye mpavugiye ntabwo nakumvikana. Ariko nkurikije ibyo Godfather avuga ni ubusubiracyaha. Ubusubiracyaha rero ubusubiracyaha nyine amategeko yakurikizwa, imiyaga yashyizwemo igakurwamo. Noneho impamvu nkunda nubaha kubigarura hano in good faith again ni ukugira ngo ibintu bijye on record, ko abari barabyumvise ukundi babyitaga kurenganywa bagire ishusho yayo, bahabwa amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Rero niba arashyiramo kabi ativuga ati niba atari AI, nanjye ndaguma muri niba atari AI, ubwo ni ubusubiracyaha. Rero kubera ko nta muntu nanga, ahubwo nanga icyaha, nanga ikibi, uvuga ngo kukiguyemo amategeko akurikizwe, ariko abantu bamenya amakuru. Abantu bamenya amakuru nacyo shishikariza abo turi kumwe hano. Nta marangamutima tuba tugomba gushyira mu bintu nk'ibi ngibi, ahubwo tujye twumva ko amategeko ashyirirwaho twebwe, njyewe nawe. Rero iyo akurikijwe umuntu kabazwa yananirwa gusubiza agahanwa agafungwa, ubwo ngubwo ni uko nguko biba bimeze. Amategeko rero akurikizwe niba habayeho ubusubiracyaha, kubera ko abo turengera ni abacu, ni abana bawe, ni abanjye, ni barumuna banjye, ni bashiki banjye, ni abakobwa bacu. Turengera u Rwanda rero turwimane,
hanyuma urimo kurutanga muri ubwo buryo bwa ya mpano bw'isubiracyaha nawe abibazwe hakurikijwe amategeko. umva Ignatius Karame. uri gukoresha ijambo isubiracyaha kandi nyamara ya mpano atarigeze aregwa icyaha na kimwe, ahubwo afatwa nka victim wa biriya byo gukwiza amashusho ye arimo kwiterera akabariro n'umuntu we wa mbere. umuntu we wa mbere yaciwe inyuma, reka tubyite gutyo, hanyuma amashusho agaragaza ukumuca inyuma cyangwa amafoto nayo aragaragara. So ntabwo tubyita isubiracyaha kandi atarigeze ashinjwa icyaha na kimwe, ahubwo we ari we wareze ko yakorewe icyaha. Aha, yarareze ko yakorewe icyaha cyo kugira gute, cyo kuba amashusho ye ari kwiyubakira urugo hari abayakwishe. none aya ngaya Godfather avuze yagaragaye, niba atari AI nanjye nkomeze mvugire aho ngaho, ayo ngayo yo yashyizwe hanze nanjye. icyo ngicyo nicyo Godfather yavugaga ngo ubwo hari abandi bagiye gusanga ba jihadi imageragere, ugenya kuyifata we yitegenje, kubera ko abadepite abashinga amategeko nta gihano, ntabwo bateganyije ko kwifata amashusho nk'ayo ari icyaha. Ikibazo ni ukuyakwiza. Yego. Hanyuma rero niba baramuhakinze bakajya muri telefone ye, niba nawe ubwe hari aho yayoherereje, ubwo nawe yatangira gukurikiranwaho icyaha cyo kuyakwiza. Gusa ya mbere yo kugeza amagingo aya ntabwo arabikurikiranwaho ko yagize uruhare mu kuyakwiza, nubwo bariya baburana bavuga bati oya yayashyize kuri platform azi ko atari we wenyine uyifiteho access. icyo bivuze ni uko ibyo Godfather avuze iby'ayo mashusho ya kabiri, ni uko nanone ababishinzwe babikurikirana bakabireba, kuko impamvu abizanye Godfather ndimo guspekulatinga noneho uvuga ngo n'ubundi biriya by'uko atari we wabishyize hanze, ibintu bibiri. Icya mbere, n'ubundi hari abatemeranyaga nawe ko atari we wabishyize hanze, ariko icya kabiri ni uko nubwo yaba atarabishyize hanze, ni nk'uko wakorera amakosa iwawe mu nzu, noneho hakabaho imvugo ivuga ngo ariko mu nzu yanjye nemerewe gukoreramo ibyo ashatse nubwo byaba bitaboneye. Carelessness aho ngaho izamo, niba wemerewe gukora ibidakwiye iwawe mu nzu ariko udafite ingamba zo kugira ngo bitajya hanze, kugira ngo bigaragare nabi, icyo ni ikibazo kuri wowe. Iyo bibaye bwa kabiri rero abantu babyibazaho, none se ubwa mbere wari ufite uburenganzira, n'ubwa kabiri ufite uburenganzira, ariko icyo turimo kuvuga biragaragara nabi. Ibintu rero ufite uburenganzira, privacy yawe ni ukuvuga ngo ufite uburenganzira bwo kujya iwawe kubaka urugo, sibyo, iwawe mu cyumba, ariko imyubakire y'urugo ni privacy, ni ibanga. Iyo bigiye hanze ukuntu wubaka urugo, twebwe ntabwo mu Rwanda twumva bidufasha, ntabwo biri mu ndangagaciro zacu. Kuki uhora ufatirwa cyangwa ugwa mu bintu bituma imyubakire yawe y'urugo igaragara nk'aho ari ibintu by'i Rwanda, kugira ngo utwereke imyubakire yawe y'urugo? So rero abantu barimo kubikemanga bakavuga bati na bya bindi bya mbere rega murebe n'ubundi byarimo ibibazo, none dore n'ibya kabiri biraje. Amategeko n'ubundi bizazarangira akurikijwe, ariko na mbere y'uko amategeko akurikizwa legally, habaho n'ibindi byitwa public opinion. izagucira urubanza. Ibi ngibi nibyo turimo, kuki amashusho yongeye kugaragara. Ariko
Godfather waduhaye amakuru ntabwo arahamye neza ko atari AI. Murakoze. ariko wa mugabo we happy new year, umwaka mushya. Ndabisubiramo mbigusubiriremo Godfather kuva nagera kuri izi platform, kuva nabakasa mutwe, kuva wambona ukanyemera ukanshaka Ignatius, uri umuyobozi muri kaminuza y'igihugu, uri umugabo ufite profile ikomeye. Impamvu muza mukansanga mukazanga mukaza mutikandagira muri abantu bafite ama profile, Oswakim ufite profile wabaye umunyamakuru wa mbere mu gihugu, ntashidikanye kuza kwa Godfather nuko ntahubuka. Iyo nza kuba ndiki barubaro ntago bamutinyuka kuza kuri platform yaje Kasa mutwe akasongoyeho. Ariko se mutekereza ko Godfather kubona abanyide bakavuga ati Godfather mu bantu bakoresha X ni wowe ugomba guhostinga abayobozi ukamamaza kandi dukunda kandi mukaza umusaza nka Tito Rutaremara akaza akavuga ati reka ntambutse ubutumwa nanabwira bari nuko nshoboye njya mbabwira iki kintu bwana Ignatius, ni njyewe mu influencer ushoboye kandi ushobotse. Ibi ngibi ibihe bizabibabwira. Kangaruke gato kuri iki kintu munyumve neza cyane, iki mvuga nibyo kandi nzabishimangira paka kuva ku munota wa mbere kumugera ku munota wa nyuma. Ibi bintu biba by'uyu mwana w'umusore turi kumwe, ndi mu bantu bahagurutse ngaragaza ko yakorewe ihohoterwa n'akarengane. Urukunyumva? Ndatabaza ndavuga uyu muntu atabarwe. Godfather ntabwo njya mfata side mu buzima bwanjye, nanga karengane ngahaguruka nkakarwanya. Niba narahagurutse nkagaragaza ko uyu musore nta ruhari yagize mu gusakazwa kw'amashusho ye, ibyo nabonesheje amaso yanjye Godfather navuga nti ntabwo bikwiye uyu muntu ahagarikwe. Ibi ntabwo bikwiye. Ndabisubiramo bwana Ignatius, ntiwongere kumbwira ngo ni AI, cause I have the evidence that it's not AI. No, nije nayizanye, navuze ngo nimujya gutanga comment ndabahamiriza ko ibyo nabonye cyangwa amakuru mfite ntabwo ari AI. Turi kumwe? Ntabwo ari AI, ni ukuri, kuko na nibimenyetso bikurikiye n'ubuhamya. Urimo kunyumva? Ibimenyetso biherekejwe n'ubuhamya. Turasaba ko uyu muntu ahamagazwa akaganirizwa, areke gukomeza gushyira mu byago. Yaba abagwa kuri aya mafoto badafite ubwenge nk'ubwa Godfather bagahubuka batazi itegeko, abo bakayorwa bagafungwa bazira karengane bitewe na nyiri ubwito wakoze ibintu nk'ibi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, gushyira abana b'abakobwa mu kaga no mu kangaratete. Turatabaza tuvuga ko ibintu bigomba guhagarara. Inzego zihamagara zirebe ikintu zikora kuri ibi bintu, zirebe ikintu zikora kuri ibi bintu, kuko this is too much. Turasaba ko ibi bintu mu by'ukuri ikintu bikorwa. Naho kumbwira okay, itegeko rivugwa ko uwafasha amashusho nta cyaha, ariyo mpamvu ndi kuvuga ngo mwitegure. Hari abandi bantu yampanagiye kohereza abandi bantu mageragere basanga yabaribo, kuko ni kwitegeko rivuga. Turi kumwe? Ni kwitegeko rivuga. Ubu nanjye amasaha nshaka kugushyira mu mutegeko ufungwe, nakwifata amashusho y'urukoza soni. Urimo kunyumva? Ngashaka uburyo kugeraho ukayasakaza bakakuzirika. Njyewe wayafashe it's okay. Itegeko rimpana ni rimwe, ni uguseba mu ruhame, ni uguseba no gutindanga agaciro. Ariko hari abantu badatinya guseba, kuko niba ya mpano hadashize ibyumweru 3 ashobora kongera kwifata amashusho. Kuvikana ikintu kimwe munyumve neza cyane, icyo ndi kuvuga ni iki ngiki. Ntabwo ibi ngibi bivuze ko bari abantu bakoze bya mbere yampana yabigize mu ruhare. Unyumve neza cyane, ntabwo ariko bimeze. Ariko aya makuru ari kuvugwa tutazi source yayo. Munyumve neza cyane, ya mpano uretse impamvu nashatse gukora ibi ngibi nuko nakuru ya makuru nkabimenya ya mpano ikiza gukurikira iki. Urimo kunyumva? Cyo gukora umwanda nk'uyu, azambura umuntu ubuzima cyangwa yiyambura ubuzima.
kuko he's out of control. Munyumve neza cyane. Ya mpano agomba kuganirizwa, ya mpano agomba kwegerwa akaganirizwa. Ni umusore ufite impano, ni umuntu w'umuhanga, ni impano igihugu gifite kuri mwana n'umuhanga mu kuririmba. Urukumva? Ya mpano yegerwe aganirizwe, barabafashije umuryango we, barabafashije inshuti ze, barabafashije umuryango mugari, barabafashije community cyangwa societe muri rusange. Yegere akorweho iperereza, akorweho investigation. Munyumvi? Hanyuma ibindi iby'itegeko ntabwo nshaka kwinjira mu itegeko. Ntabwo nshaka kwinjira mu itegeko. So, hari ikintu bakongeraho? Ntacyo nakongeraho usibye kuvuga ngo ukuntu urimo kubivuga biri nomo, ni ibisanzwe umuntu muzima wese. Ibya mbere byo twumvaga ko atari we bifitanye isano n'ibya kabiri, kuko ubuvugizi yari afite ku bantu bavugaga ko biriya bya mbere yahohotewe kuko uburenganzira bwe bwarinjiriwe. Iyo rero bibaye bwa kabiri yakoze nuza Osaki mukumbwira ko atari ubusubiracyaha kuko mbere n'ibyari icyaha mu buryo bw'amategeko, ariko mu buryo bw'imyumvire y'abantu public opinion bahita bumva ko na bya bindi bya mbere nabyo nta innocence yari irimo, kubera ibi bya kabiri byahise bikurikiraho ibi ngibi usobanuye. N'icyo ngicyo gihe nakongeraho ukuvuga ngo n'abamuciraga kari urutega mbere ubu ngubu barashyiraho question marks, bavuge bati n'ubundi ariko kugira ngo twamwibeshyeho uyu muntu ni hatari. Thank you. Aha. Ibi bintu ndabisubiramo muri aya magambo. Yewe ndorohereza inzego. Timurimo ngo dutangira amakuru ku gihe. Turi kumwe? Mu rwego nakabaye aya masaha nza nkavugiraho ibi bintu byabereye, ariko ntabwo Godfather ndibuzangaha ngo njye kuri business y'umuntu ufite hoteli runaka ngo nzahangaha nize gumeshoninga hoteli, sindi bubikore. Why? Ntabwo ikosa ry'umuntu umwe riri buze kugenda ngo rije gufata business y'umuntu rishire muri iyo shusho yuko hafatiwe ayo mashusho y'urukoza soni. Ntabwo ndi bubikore. Hoteli twayumvise nabayobeshe, sinzi n'impamvu nanyereye ntabayobeshe. So tugende gatoya rero. Tugende gatoya icyo cyane tuvuga niki. Sawa. Turi kumwe? Icyo mvuga niki ngiki. Icyo mvuga niki. Uyu musore ahamagare aganirizwe. Uyu musore afatwe aganirizwe. Namara kuganirizwa, nziko ari buze gukira byinshi, kuko ntekereza ko afite ikibazo. Ntabwo ntekereza ko inde ndi kukubwira narahagurutse ndi mu bantu barwanya inkundura kugira ngo uyu mwana agire, kugira ngo uyu mwana ndabyumva disi ubwo mwana navuganye n'uyu munsi yahamaganaga kumwitaba ko nari murakariye. Uza ko mwitaba nshuti yanjye? Ntabwo namwitaba, impamvu namwitaba nta yindi. Urimo kunyumva Ignatius? Urimo kunyumva? Unyumve neza cyane. Ndakumva. Ntabwo Godfather njyewe njya ngendera mu marangamutima. Sinzi uri kunyumva. Ikibi sinahishira ikibi. Ya mpano ntabwo namubona special. Urimo kunyumva?
kurusha abana bari hari amakuru bari ufite uretse ufite gato amakuru kurusha abantu bari kubiborera mu munyururu. Unyumve, twumvikane ikintu kimwe rero, ku nyungu z'abanyarwandakazi, ku nyungu ze ku giti cye bwite, ntabwo ibintu nari kubiceceka. Turi kumwe? Kuko ibi bintu urabizi nk'uko ubizi, ntabwo ari ibintu bigenda ngo bibe byagenze bigere ku muntu umwe. Twumvikane ikintu kimwe rero, uyu muntu ribu nihaguruke itabare, inzego zitabare. Bitari ibyo mwitegure, mutegure n'abantu benshi barimo kujya mageragere gusanga ba jihadi bariyo. Bitari ibyo nimushyireho igenzura, mugandi muhamagara uyu muhanzi mumuganirize. Turi gutabaza, turi gutabaza. ndizera ko ribi iri ahangaha akabuze irahari. Uravuze ngo ndizera ko na ribi iri ahangaha. Ubuse abantu 321 habaramo ribu. mfite abantu kuri Twitter, ndabona hari abantu barenza abo, nani kuri TikTok mfiteho abantu barenga 500 na icyo mvuga ni kimwe. Urimo kunyumva? Ntabwo birababaje, ninkubwira ko bibabaje Ignatius, birababaje. Urimo kunyumva? Birababaje. Reba iyo ntuza nkoherereje, dore iyo space nkoherereje bwana Ignatius. Iyi space ireba space nkoherereje kuri WhatsApp. Iyi space tuyikora sa nkuyireba, reba iyo title iyo space nkoherereje kuri WhatsApp. Iyo title nkoherereje iyo space sa nkuyifungura urebe iyo title bwana Ignatius. So iyo turi kuvuga ibi, abantu mugerageze kubyumva. This must stop. Nukuri bihagarare pe. Ibi nakasa mutwe ndayibonye. Urabona iyo title? So rero kubona iyo title in space twakoze twaratabazaga. So tukavuga tuti kugeza aya masaha nge munyumve, nta side mfite ku bantu bankurikiye, mwankurikiye cyane. Naje ahangaha kuva ku munota wa mbere, naje aha mvuga ko yampana arengana. Ariko se niba uyu munsi nta minsi ishize agira ako karengane, simvuze ko ibyamukorewe atari ihohoterwa yakorewe, yaba atanararenganijwe. Ariko se ibi ngibyo turabyita iki? Dutegereze haboneka undi victime, dutegereze haboneka abandi bantu? None ko tuzi ko mu nshingano za ribu harimo gukumira ibyaha bitaraba, mwakumiriye ibyaha bitaraba mugahamagara umusore akaganirizwa. Turasaba ni ukuri pe. Bwana Oswakim, nk'umuntu wakurikiye amategeko birababaje, nk'umuntu mugira gutya mukareba mugafataha mugasesengura mukamura abasesenguzi. Ibi ngibi byo turabirenga muki, turabyita iki? Hari iyo bavuze gutabaza murahamya, mwe mujya mukurikira. Harya ngo izi space zigera kure ku buryo zumvikana, murampamiriza ko iyi space iri buze kumvikana ikagera kuba bishinzwe, tukaza guhumurizwa uyu mwana agatabarwa atarakora ibara. Bwana Oswakim, uyu yagiye. Mfite undi urimo, ntabwo akazi kakozwe, ntabwo urukumva njye mashaka kugira ngo ntabwo nagera nasezeye, you know me. Urumva hano ntabwo ari mu kabari niho umuntu agenda adasezeye, cyangwa se sinzi hano habaye ibirori ubundi kugira ngo batagira ngo urimo gusaba inzoga indi bita ngo ninuza ngo nagashinguracumu uri inyenyombera. So ikintu gikomeye niyo tugira imana ko iyi space haraba hariho inzego zibishinzwe, noneho zibikurikiranire hafi. Tugiye kuzaba abana barizi. Hari abantu bamaze gusinda ubutabera bw'u Rwanda, abantu bamaze gusinda fame, akabona bimeze
nko kwinjoyinga ko hari abantu barimo kubabara, byo bita sadism. Dosiye ya mbere abandi barayifungiwe, wowe wafashe amashusho urigaramiye. Uya ni pereza riracyakomeje ku bandi. Igihe uri pereza rakomeje, ukoze urugendo imahanga. Yes, amategeko ntabwo ahana umuntu wifashe amashusho y'ubwambure, d'accord. Hanyuma uragarutse, ugiye mu hoteli, ukoze ibindi, noneho wohereje amashusho wowe ushaka kubabaza. Ahubwo nuko kuri Space hari abatariho abanyamategeko batubwira iri ryo sinuza si GBV, gender based violence. Yeah, in form, it's one of the forms of gender based violence. Bita iri psychological. Kuba hari umugore wigeze kumubwira ati umugabo wanjye yarandambiwe ku rwego rwo kuko adashobora kunkubita urushyi, kuko nkubise urushyi wenda atekereza ko najya kumurega, ibimenyetso bihari, ashobora kunkomeretsa, amaraso yavuye nkajya kumurega. Noneho ahitamo kujya azana imaraya mu cyumba cye n'umugore we, wa umugore areba, umugore we nyawe w'isezerano areba. Ibyo babyita psychological torture. Noneho muri zino gender based violence, ihohotera rishingiye ku gitsina, ririmo ibyiciro bine. Hari ikorewe ku gitsina nyirizina nk'umubiri, nyine iriya myanya ndangagitsina, urugero nka viol, urugero n'ibiki, ari no gusambanya umwana. Hanyuma hakaza ireba umutungo, kubera ko uri umugore cyangwa uri umugabo ugahohotera undi, ukamucura imitungo mwafatanyije kuvunikira. Ubwoko bwa gatatu, hasi icyo ngicyo cyo kumushengura umutima bitewe n'uko ari umugore. Kuba rero wakora ibyo yakoze bita ngo ni imibonano, hanyuma ukifata amashusho ukoherereza undi ngo reba kugira ngo umubabaze, icyo nacyo ni icyaha, kandi ntekereza ko nacyo gihanwa n'amategeko. Urumva, simbizi niba barasezeranye cyangwa se niba ari sheri bisanzwe, I don't know, ariko barasezeranye batarasezeranye, ikigamijwe ni ukureba ese no kumushengura umutima. Urumva ko nacyo ni icyaha. Hano ntabwo duhari nk'abacamanza, duhari nk'abantu barimo gusesengura, duhari nk'abantu bagamije kugira ngo sosiyete yiyubake mu buryo bwiyubashye. Noze mbabwira, ese izi telefone zadusanze tutari well prepared, ku buryo turusha ubwenge, ku buryo tuzikoresha ibintu by'ubupfayongo. Ese interinete, iza applications zasanze tutari twagera ku rwego rw'ubukure kuri zidukoresha aho kugira ngo tuzikoreshe. So ubwo wenda twabwitwa ko tugenza iminyagara, ariko turimo kubisesengura tugendeye kuri facts waduhaye. Ibi bintu niba byarabaye birababaje, biteye agahinda. Abashinzwe kutwigisha ntibongera imbaraga, gufunga babigabanye, babanze batwigishe, badukubita utunyafu, kuko buriya akanyafu ni ngombwa mu gihe cya learning process. Nabyo ni bumwe mu buryo bwo gutuma ibyo wigishije byinjira. Harimo guhemba umunyeshuri usubije neza ikibazo ku buryo bidasanzwe abandi wenda batari bupfe gushobora, ukamuha akantu k'agahembo, cyangwa se yakica kandi ubona cyari cyoroshye atagombaga kukica, ubona bisa nk'ibitewe n'uburangare, ukamuha akantu kameze nk'agahano. Ibyo ni ibintu byemewe muri pedagogy. So ubwo rero mbabarira. Sawa, ngewe rero nyuma y'ibingibi ntitaye ku mategeko, ntabwo ngende ndi umunyamategeko. Urimo kunyumva? Ni ukuri kw'Imana, nyuma ngiye y'ibyo mbonye ntiyambwiza ukuri. Aha, itegeko ni akasamutwe. Amategeko si ikintu, amategeko si ikintu, ariko ni ukuri kw'Imana aba bajene bari mageragere,
aba basore bafunzwe. Sindi guhuza ibintu, ntabwo ndi guconnectinga dote, ntabwo ndi guhuza ibintu, ariko bura ndi kwibaza ukuntu abajene bafunze. Urimo kunyumva? Nyamunsi akaza kongera agakora ibisani mama yake na muzala mama. So reka dukomeze twumve journalist Ramazani, umunyamakuru Ramazani, uraho? Umwaka mushya ese abayisilamu namwe mwizihiza umwaka harya bahu? Abayisilamu ariko muraho neza. Abayisilamu nago iyi minsi twe tuyifata nk'aho ari iminsi wenda wibitindaho ndakuzuye tugenda ugakurura twagera sa ku ntego. Reka dusubire tuve mu byo ngibyo tugende. Nyuma yo kumva ko ya mpano aya masaha turi kuvugana yasubiye mu byafungishije ba jihadi, wumvisha ugize ubwoba mu nda cyangwa wumvisha ushimye itegeko ridafungwa afasha amashusho abwo rifunga uwayasakaje? Murakoze. Mbere na mbere numvishije ni sakirego cyangwa se ni ibidasanzwe kuba ngira ngo uyu wifasha amashari we y'ampano yarabizi neza yuko bariya bose bafunzwe n'abarikuwe harimo abo bajyaga bahura bagasangira bakavugana bakagerageza guhura muri byinshi wenda binasapotinga umuziki industry muri rusange, bakaba bafunzwe. Ibyo ntabwo ari ikintu cyo kwishimira kandi biturutse wenda ku kuba harabayeho ko kwifata amashusho na video bikajya hanze. Ntabwo bishimishije. Ntekereza ko wenda ubwo ngubwo aho ari kugeza aka kanya nk'uko mwahoze murabigarukaho, ntabwo njye mvuga byinshi cyane, ariko yarengereye koko. Niba bihari, niba ngira ngo n'inzego nazo ubwo ziranabikurikirana zimenye neza icyo zikwiye kuba zakora, ariko naho ubundi ni ukurengera. Ntekereza ko noneho ubu ngubu kutagira ukundi kwihangana kwa bikurikira. So rero n'ubundi abantu benshi bakomeje kugenda bakomplaininga bavuga yuko nawe yakabaye abazwa. Nakurikiranye urubanza cyane, ngira ngo n'umwe mu banyamategeko arimo kufasha kuburanira jihadi nawe yavugaga uburyo ki runaka uyu yampano yakabaye aza muri dosiye akaba ari we ufatwa, ariko nyuma aza gusobanurwa cyangwa se kumenya yuko wenda ubwo ngo nawe victim ntabwo bimureba cyane. Ariko se aya ngaya yagiye hanze ku nshuro ya kabiri, mavideo cyangwa se ubwo n'amashusho akiri hanze. Ubwo no kuvuga ngo ntabwo ntekereza ko abantu bavuga ngo barabafashe bagiye kubafunga cyangwa se ngo babate muri yombi bagiye kuyabazwa ukuntu arimo guhererekanwa no gukwirakwizwa. Ngira ngo nyir'ubwite ari amashusho ya mbere bivugwa ko ngo yari yarayakoze mbere yaho hakiyeho nk'amezi ane gusa biza kumenyekana. Nyuma ubu ntabwo wapfa gufunga umuntu keretse ari we ugiye akitangira ikirego. None se ubwo nabwo ko byagiye hanze bikamenyekana nk'uko uzi tubwira ngo yarimo aranaguhamagara wenda ubwo ibyo ashaka kugira ngo muvugane n'ubizi. Ubwo abantu babafata bakajya kubafunga atari bo watanze ikirego. Nase ubwo ribu nayo iraza ifata abantu ngo bari gusakaza no gukwirakwiza amashusho atari nyir'ubwite watanze ikirego. Icyo nacyo ni ikintu cyo kwibaso. Barimo barahererekanya nk'uko nawe yakugezeho kugeza ubu ngubu. Hari ikintu utari kumva? Hari ikintu utari kumva? Iki ngiki ni iki? Hari ikintu mu byo niyo mpamvu nani Oswakimo bayaje gukoresha itegeko. Ndabibutsa ko aya masaha iyo turi gusaba ibi twe turi gutabaza ribu kugira ngo iganirize uyu musore. Ntabwo turi kuvuga ngo afungwe, aganirizwe kuko ibi ngibi ntabwo bikwiye. Ndakubwira ukuri, niyo aya masaha ribu yayabona ntawe agiye gutangira ikirego ko amashusho yashakajwe nta wamufunga. Ntabwo yampano yafunga, nta muntu uza kumufunga kuko niba kugeza aya masaha ayo mashusho icyo tuvuga ni kimwe, he must stop, nahagarika uyu mwanda. Icyo ni kimwe. Ikindi aganirizwe. When we are calling out tukavuga ibi nuko kugeza aya masaha twashatse. Ngiye ntabwo njanyura iruhande. Niba kugeza aya masaha ntabwo ribu bishobora gufata ya mpano ngo imufunge nta muntu wagiye kumutangira ikirego. Ntabwo bishoboka. I don't think so. Nta victim wagiye kurega. Sinzi muri kubyumva. Muraza kumbwira abantu muza amategeko kugira ngo ribu imufunge nuko ari wagiye gutangira ikirego. Nta wagiye gutangira ikirego kugeza aya masaha. Ariyo mpamvu bigoranye kugira ngo ribu imufate imufunge. Ariko icyo dusaba nuko agomba kuganirizwa. Icyo turi gusaba nuko agomba kuganirizwa. Niba turi gukurikira itegeko ukuntu rigenda,
niba ibi bintu bihari Kagame ribe ize tumenyana, gusesengura tukina irebe turikana. ikurikirana aya makuru yumve n'ibitagomba kumwicaza ikamuganiriza. Impamvu niyi, ibi ndi kubivugira hano, urimo kunyumva? Munyumve. turi gufata Muri kunyumva icyo turi kuvuga? Ibyo ndi kuvuga no nta munyumve. Ni ukuvuga ngo ibi bintu nubwo tuzi ko kugeza amasaha ibi birego nk'ibi ngibi ribu imanza kugira, ariko turashaka kumenyesha ribu we ribu harandi ya mpano yongeye, mwitegure kwakira abandi bantu, kuko ya mpano mu kanya namara kumenya ko hari ukuntu nyine niki arongera aze kurega. Dushobora kwihanganira kubona ibintu nk'ibi ngibi biba, hari abandi bantu bari kubarira mu munyururu kubera icyo kintu dera kivuye kuri nyir'ubwite, ngo twicare dutegereze tubone abandi bantu bari gufungwa. Nje ku ruhande rwanjye nkoresheje amarangamutima, rero ku ruhande rwanjye nkoresheje amarangamutima ntitaye ku itegeko. Kino kiganiro mu gukonkludinga icyo umuntu yavuga mu buryo ki runaka, ushize ngire ngo byamenyekanye nawe asa n'uwari wabimenye, uko ikirego cye cyakiri mu mategeko mu butabera, nibwo twagiye twumva ko arandika avuga ko yagiye, ngo anasuka n'amarira cyane menshi, agaragaza kwicuza, agaragaza kumva yuko nawe ibyabaye atari byo, wenda ubwo yanatekerezaga ku busitari bwe, yanatekereza ku bwamamare bwe ko burangiye, aravuga ati mumbabarire kuri biriya byose, ariko akabivuga ashirishamo bariya n'ubundi yari yatangiye ibirego banafashwemo banakurikiranwa. Ariko nyuma nk'aho ibyo bidahagije, ubwo no gukomeza se gushaka kugira ngo ashirishemo abandi, ariko ubwo noneho ntekereza ko bitapfa gukunda, kubera yuko icyo gihe yagaragazaga yuko hari abo asangiye nabo, ko byavuga ko ari imeri asangiye nabo yashyiragaho, ariko ubwo ngubwo biraza kugorana, hararebwa uburyo ki runaka. Ntekereza ko batari bijye kujya kurega ngo abantu nanone bansakarije amashusho, ubwo no ribu n'izindi nzego z'ubugenzacyaha nabwo ahabwaje ubungu baje, nabwo ntekereza ko yanafatwa noneho akarebwa nawe agatangira gukorerwa iperereza, kuko ngira ngo ubu ni ibindi byaba bisanze n'ibindi birimo kuba nawe ubwe kongera ngo ndibuka ko Murangira yaravuze ko nawe nibigaragara yuko ari umwe mu bantu bagize uruhare mu gusakaza nk'uwa mbere, nawe azakurikiranwa agafatwa. So ubu ngubu rero ntabwo mbitekereza bityo, ahubwo keretse niba yagira ngo aguhamagare ya mpano kugira ngo akubwire uti ngo nawe aragushyirishamo, kubera ko niwe ubitangaje, ngira ngo niwe breakinze ino nkuru, nawe akaba yaguhamagara agashaka kukubwira ati nawe ndagufungisha, nawe ntabwo tubizi ibyo mwavuganye n'ibyo mwaganiriye. Rero nsoza navuga yuko kimwe mu bintu bibiri, umuntu iyo avuze ngo ntabwo, hari ukuntu umuntu agenda mu muhanda, ndavuga ko bajya bakunda guhura n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, cyane cyane umuntu akavuga ngo tukabona ari kwishwanyagurizaho imyenda, ari gukora ibidakorwa, bafite ahantu bagenda bakamushyira bakamupima bakareba niba ari ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa se niba ari kubikora nkana bakagira ukundi kuntu bamugorora. Ubwo rero umuhungu mu buryo akwiye kwitabwaho n'abantu n'inzego zitandukanye, kuko nk'abantu ku ruhande bo ntabwo ntekereza neza ko banamubwira ko niba yabishyize hanze ubwo byarenze, akeneye ukundi kuntu abari buze kumujya. Ariko njye nanjye nkoresha amarangamutima yanjye, ariko yanjye ku giti cyanjye njye mbona ya mpano nawe n'ubusitani bwamurenze kubimanaginga n'ibiki byose, abantu tujye tunareba buriya wasanga ariko akanapimwa n'ibiyobyabwenge akareba niba atabikoresha, nabyo byafasha cyane. So ubwo rero kuri ibi ngibi inzego zirimo ahangaha zidufashe gukurikirana tumenye neza niba nyuma y'ahangaha ko afite kuganirizwa, ugasanga abantu tuba tubafata ngo bagiye kubaganiriza ngo birangire, ariko numva yakurikiranwa mu bundi buryo bwihariye. Ariko njye nkumva ko n'amategeko nawe yamwegera akagira icyo bavugana nayo. Urakoze cyane, ufashe umwanya muremure uta amategeko. Ngiye ntabwo ndi gusabira ya mpano gufungwa,
ntabwo ndi gusabira ya mpano gufungwa oya urimo kunyumva uyu nguyu ari kumubwira ngo aze ibindi bakanyandikira ibindi ski so icyo mvuga ni iki ntabwo tuze gutinda hano ntekereza ko message yatambutse ndatekereza hari ikindi twarenzaho twaba tugiye kurondogora ko naho ibyo bindi ngiye message yatambutse ibindi dutegereza turebe ikinzego ziza kubikoraho ndatekereza ko bari buze kubikoraho uko biri kose ariko amakuru ahari nayo nuko bimeze nuko nguko ibindi biza gukurikira reka turebe ikinzego ziza kubikoraho ngo dufata ngiye namaze gutambutsa ubutumwa gusa kuko ntabwo nshobora kubona ikintu kirimo gusenya societe mu buryo bumwe cyangwa ubundi mfite uburyo bumwe cyangwa ubundi amakuru mba nayabonye ntabwo nshobora kuyaceceka ibintu nk'ibi ngibi bitarimo guhutaza umuntu aho birimo guhitura nk'uko nahagurutse nkamagana bariya bafunzwe vuga ngo mwabikoze mu bambwe mu biryozwe niko mpagurutse namagana munyumve neza cyane namagana ibi bikorwa nk'ibi ngibi bikozwe n'umuntu uyu nguyu ntabwo itegeko rimurengera none se niba gufata amashusho bitagize icyaha ariko Godfather naragowe yewe reka turebe n'izina ry'Imana ndababwiza ukuri ibi bintu nibidahagarara ubwo ngubwo turashaka ukuntu dusaba ba Ignatius nk'abantu mufite amazina akomeye ba Oswakimu nk'itangazamakuru namwe bura mufite ukuntu mujya muba mukomeyemo gato mudusabira inteko habeho itegeko cyangwa itegeko rihindurwa dushire itegeko rihana abifata amashusho y'urukoza soni nuko kw'Imana abifata amashusho y'urukoza soni ariko ngiwe nkuko ndi kubibona nimuza no kwitegereza neza cyangwa inzego nizikurikira mugasanga iperereza ibi ngibi ya mpano ntabwo harimo ibigaragara neza cyane ko kwisakaza aya mashusho wayasakaje aya yanyuma niwe wayasakaje aya ngayo niwe wayasakaje aya mafoto ibi bintu niwe wabisakaje so bivuze ngo you have to face ibi bintu bihagarare kuko end of the day biragenda bikorera gundi ntabwo ntekereza ko ibi bintu bikwiye so turahamaganye ariko tukanatabaza tuvuga ko ibi bintu bigomba guhagarara turi kujyana icyo nsaba ni icyo bwana Oswakimu ndatekereza tutarenga hanga cyese bari kiri mwakongeraho ariko kuri TikTok abantu bafite ikintu bavuga niba mufite ikintu mwavuga mushyire muri request mbazamure mushyiremo namwe ibitekerezo byanyu kuko ibintu byinshi twabijyana kuri TikTok niba ari umuntu ufite ikintu yavuga azamuke avuge kuri TikTok bwana Oswakimu ariko mwakongeraho mbere yuko kuri Twitter turekeraho kuko show ndayikomereza kuri TikTok ntabwo nenda guhagarika ntacyo kabisa Godfather tugomba kugushimira urabona ko bagize ibibazo barakwizera bakakugana bakakuganyira ni byiza iyo trust abaturage bakufitiye yirinde kandi turakwizera rwose kuzayirinda so umwaka mushya muhire rero umuntu mutaramu cyane bwana Ignatius uranyuva bakongeraho n'ubutumwa waha urubyiruko by the way mujye munampera urubyiruko ubutumwa gira ikintu usorezaho n'ubutumwa ubaha hanyuma noneho ngirengane kusoza urubyiruko ubutumwa n'abantu uko bakomeza kuba urubyiruko byihuta ariko bagakomeza gutega amatwi ababyeyi abakuru nibwo butumwa nshaka bw'urubyiruko tuzi neza ibyo bagendana ku buryo natwe abakuru hari ibyo tubakuraho ndetse ibyo tubakuraho bimwe ni iby'uburyo urubyiruko ruteye n'uburyo twagendana narwo hanyuma urubyiruko narwo rugahora ruzirikana ko ibyo ababyeyi ibyo bakuru ari ibyo kwitabwaho bikaba blend urubyiruko rwumva abakuru bumva urubyiruko ariko abayoboye n'abakuru ibyo ngibyo tuzajya tubivuga tubitomore igihugu kiyobowe n'abakuru society iyobowe n'abakuru umudugudu uyobowe n'abakuru akarere kayobowe n'abakuru urubyiruko ntabwo ari abayobozi b'ejo n'ab'uyu munsi they are not leaders of tomorrow ariko bavoma imiyoborere mu bihari kandi ibihari ababihagazemo ni abakuru icyo nashishikariza urubyiruko kugira ngo mashagaga twemera dushaka kugira ngo
tubahe imbaraga yo kugira ngo bakomeze, agomba kugendana nuko batega amatwi abakuru. Ndagushimiye. Hanyuma izi space zizajya zikomeza. Murakoze cyane. Urakoze. Uyu mwaka utangiye nta miyaga, uyu mwaka nababwiye ko ntazabashyira nk'imiyaga, nzababaga